Giye kwinjira mu kigo mo ndani mushakira inkuru. Oh, no. Yeah! Don't run! Murife, don't run! Hey! Jesus is Lord! Mwabantu mwe birakomeye, abarimo babiri bapfuye bijyo. Noneho baricanye. Nongeye kubasuhuza abadukurikirana mu buzima bwa buri munsi murabe ingenzi cyane. Nkuko niyemeje kugenda mbashakira inkuru zigezweho, uyu ni wa munyamakuru wanyu mukunda cyane. Ahangaha ndi rero ndi ku kigo cy'amashuri cyitwa Tubyimenyereye. Nyuma yuko tukivuyeho habonetseho umwarimu wananiwe kwishura inzu. Ubu ngubu noneho twumvisha inkuru itangaje. Inkuru ivuga ko bamwe mu barimu bagwaniye ibiryo nyuma yuko bamaze gufata umushahara. Urumva iyo nkuru idatangaje? Komeza udukurikirane kugira ngo umenye ibirakurikira. Nyuma yuko nkubwiye ngo komeza udukurikirane, ngiye kwinjira mu kigo mo ndani mushakira inkuru. Oh, no. Yeah! Don't run! Murife, don't run! Hey! Jesus is Lord! Naracitse wa ariko birabyo byose ariye. Birabyo byose ariye. Ntabwo Harahugera ibintu bikagucanga se kakurikaragira ku mutwe. Ibiryo byose kiriye ningifata keretse nikitazagaruka muri iki kigo ndabikirutsa kansi. Oh, no. Mwabantu mwe birakomeye, abarimo babiri bapfuye bijyo. Noneho baricanye. Ugize ngwi Mwabantu mwe, ibintu ndi kubona namwe nibyo muri kubona. Yebwe we. hahiye koko. Wambaye inguma? Bimeze bite? Ni sawa. Ko mbona barimo mu kigo cyanyu barimo birukanga naho byagenze ute? Tugeze muri ranche mwarimu mbagwa yasohotse ikigo. Agarutse asanga ibiryo byashize. Aha takwihanganye nk'umwarimu umaze gufata umushahara we wa mbere wo guhita afata ibiryo bya mwarimu Santos. Nakindi kibaye bahise batera mu mutwe. Bantu badukurikiye ko numva ibi bintu bikomeye. Ubwo nukuvuga ngo ku mafaranga leta yageneye abarimu habuze umwarimu n'umwe ubika igihumbi hagati ya Santos na Mbago. Wowe urumva ibi bintu bidakomeye? Aguze mwarimu Mbago. Ukwezi yo kurangiye abarimo amadeni menshi. Nanjye ukunde yabagucya andi bicyatanu. Kimaze imyaka 3. Mwarimu Mbago akomeje kuba karorero mu barimu. None se wa munyeshuri we nk'umuntu wakurikiranye amakuru Mbago ayo mafaranga yashira. Amakuru nafashe nuko Mbago akunda gufata kukimara amafaranga iyo yahembwe. Ugize ngwi Kandi kumubona kuri agacupa najya gahemukira. Uriya musaza aho byabereye abahaza. Numubone ni inda ikomeye cyane. Urakoze cyane ku nkuru duhaye. Nawe urakoze cyane. Bombo clap! Umwarimu Mbago akomeje kutubera kabarore nyuma yuko abuze amafaranga yo kwishura ikimara amafaranga ndetse no kwishura inzoga. Twamenye ko yirukanwe no mu nzu, ubu ngubu asigaye arara ku kigo cy'amashuri. Nyuma y'ibyo birori byose dukoreye rero yaje kugwanira n'umwarimu witwa Santos ibiryo. Ubu ngubu aho mvugira aha baricanye. Komeza udukurikirane ukanure cyane iyi nkuru ndi gucira. Umvasha Mbagwe nawe mboneyeho bimufata ndamwica. Mwarimu Santos wese wakwihanganya ukaza tugasubira mu kigo. Abarimu babiri muri gupfa ibiryo. Umvasha ntabwo uzi ko inzara ijyana. Oh, no. Mwarimu Santos bimeze bite? Bimeze ute singabanye hamagara. Ni kumazi! Ibintu ndi kubona ya masaha birakomeye. Dore ubu ngubu turi saa 7:45. Santos nyuma yuko bamuririye ibiryo abuze mwarimu Mbagwe. Ibi bintu muri kubona birarangira gute? Ndabona ari akumiro. Komeza udukurikirane kugira ngo umenye ibirakurikira. Mwarimu Santos wakihanganuka tubwira uko byagenze. Ariko wowe uresha na bote. Kunumye warasaze wowe. Mwarimu Santos duce bugufi kuko umutingito w'ikibuno nuritura wese wamaye inkuru. Bombo clap!
mbaye inka. hahiye koko we nakwirukanye utahe Nyuma y'uko mwarimu Santos amaze kwarura ibiryo mbagwa akaza kabijya. Ubu turi saa 7:45 umwarimu Santos yataye umutwe kubera ibiryo abarimu bararwanye none mbagwa rirukanze isaha arabuze. Yesu Kristo we komeza udukurikirane umenye uko birarangira. ariko mana yanjye ibyo ndi kubona nibyo cyangwa sohoka turashize none nari narabuze abansoromera ibishimbo byanjye none uzi ngo turakizwa n'iki? ndi umurezi wigisha abana bandi kigisha ibyo utazi ntugasebye abarimu bongejwe amafaranga wose narubebe ngo uri umwarimu n'iki bigaragaza waruje gusoroma ibishimbo byanjye kuri yo sahani ngo uri umwarimu. wambabariye kuko aba bantu bari hano batanyumva ko ndazagaruka mu murima gwawe kuko wambabariye ibyo ko waje mu murimo wanjye simbigarukaho ahubwo ibishimbo byanjye ugiye kubyishura bari bishishwaho wabishyize. none se ndabwo ari nge ndabwira ndari nge birisha nukuri mbabare ndakwinginze ngo urabyishura. oya wako madamu mbabare madamu mbabare nukuri madamu mbabare uranyishurira mbabare ngagenda mbabarire kajyanwa n'inkubiri y'umuyaga ibyanjye nta birakizwa n'abayobozi. Nyuma yuko Santos yashakishije mbagwe bikomeye isaha aramufashe pusha rukara komeza udukurikirane. hahiye koko mare ko waruri ibiryo nurangiza ngo urabiriye Abanyarwanda umuntu w'umugabo azira ibiryo nose mureke mbabwire sibyo mureke mbabwire reka nyine buretse mbabwire sibyo ngiye kuri kumbeshera ngiye nigeze nzangira ibiryo nawe njyari nawe nguze ahubwo ndekure uri kureba iki nyuma yo kungira ibiryo reba nancire n'ishati. no. onandi banje ishati ariko se mana yanjye ariko si ibintu biri hano n'ibishimbo byanjye bibye ariko si buri muntu wese agira kamunaniye mbagwinda ye iranzi naramunaniye. Nyuma yuko Santos na mbagwe bapfuye ibyo kurya bapfuye ibiryo bya saa sita nk'uko nakomeje kubabwira baragwanya ingumitiko urushitiko mukomeze mudukurikirane kugira ngo mumenye ibirakurikira. uyu munsi ni udusha hahiye koko wasanga bari mu nkamwe muri gupfa ibiryo amafaranga yose muhembwa habuze n'uhari irundi koko konzi kejo bundi mwahembwe mwamaheru umwe wasanga muri kugwanira hano yabivuga ngo iki ako iki sikinyeshuri mara ko se nawe tangiye gutukana oya nakwirukanye wowe ndekure nawe ariko ubundi wowe watuje ubundi ko nani imbaraga ugira wakabwa ariko se mwakirana iki mbagwe ucyahumeka pusha rukara. Nyuma yuko mbagwa abuze amafaranga yo kwishura ikijyabarezi akabura amafaranga yo kwishura inzu noneho dore ngo karabaye ariye ibiryo bya Santos ariko baricana. Ndagira ngo ukomeze unkurikire naje mbakurikira. no.